mukomeje kubaha ikaze cyane muri Biba TV. Clement Bagemahe ndagarutse, ni buri gihe ni buri mwanya. Biba TV ni televiziyo yanyu ifite byinshi cyane igenda ibagezaho ibyo kugaragaza umumaro n'imbaraga z'ubumenyingiro, ubucukumbuzi ku by'amadini n'amatorero cyangwa se iyobokamana muri rusange, ndetse n'izindi nkuru zitandukanye. Aha ni muri urwo rwego dukomeje kugenda tubazanira abatumwa batandukanye. Uyu munsi mu nkuru zitandukanye bigenda bivugwa ahangaha, Monsieur Daninge ukwakirwaho neza. Bravo Clement Kamanzi ari Bagemahe. Ngiye gusegasha wishimye. Ndakomeye mfite Kristo. Mfite Kristo cyangwa mfite fresheur? Oya mfite Kristo atera fresheur. Cyose. Muri macyo dafite Kristo na fresheur agira. Arazigira iyo by'akarushi y'umufite. Ko ntamufite se nta fresheur mfite. Urabeshye. Kristo nawe ufite? Ntawe mfite. Uguteze Neza. Ariko Yesu ashimwe Clement. Yesu ashimwe Clement. Amen. Ukosa kuvuga ngo himbaza ngo ushimwe. hari abantu bajya bavuga ngo gutyo ugashima umuntu ariko utamwemera. Utamwemera. Ngiye mushimye mwemera. Yari ko ntibivuze ko ariko mufite. Igera ngo tubisimbuke. Okay. Niba TV turakushimye. Nishimiye ikaze mu mpaye. Witwa nde? Nitwa Daniel Sagansa. Ukaburuma. Ndumuramye. Ukaburuma na listi Yego. Musesenguzi. Uyu mwanya hari ibibazo biri hagati y'abahanzi n'abanyamakuru. Abahanzi ntibemera abanyamakuru, ati baradutesha umutwe. Abanyamakuru badutuma ntibapromote ibihangano byacu, babagozwa babasekera ariko ukabona ntabwo bemera abanyamakuru, bavuga ko abanyamakuru babagora. Abanyamakuru atabahanzi nabo barabadusuzugura. Abanyagwa abahanzi bundi badutegeka abandi barabivuga je abanyamakuru nanjye ubwaje mu terine nkoresheje terine kubera ko abahanzi bazana ibintu by'umutwe ufunze ku banyamakuru. Ubwo rujya n'uruza n'uruhererekane rwo guterana amagambo, uruzi w'icyo bavuga w'iki nabivugaho ibintu byinshi, ariko wenda reka duhereko ni impande zombi. Nta ruhande na rumwe ndi bushime cyangwa ngo ndutera amabuye, kubera ko iyi si irimo abantu babiri batandukanye ntibabura kutagongana. Guhuza ni gake cyane ko byakunda guhuza, bahuza ni bake. Reka duhere ku ruhare wenda rw'itangazamakuru. Itangazamakuru ribereyeho kuvugira rubanda no kumenyekanisha ibikorwa bya rubanda, kumenyekanisha izo ndirimbo z'abahanzi. Sinabahanzi gusa, wenda nubwo tuje aka kanya kuvuga ku gace k'abaririmbyi, ariko reka twibwire ku gace k'abaririmbyi. Aba baririmbyi bahabwa ibikorwa, donc abanyamakuru bahabwa ibikorwa n'abaririmbyi, kuko wa muririmbyi najya muri studio wa munyamakuru azabona icyo atanga kuko umuririmbyi yavuye muri studio. Urutikira ugiye kuvuga ko umunyamakuru atagira icyo atanga umuhanzi atamuzaniye produit. Ntabwo uruhande rumwe ndabyemera. Ntabwo umunyamakuru ashinzwe kwirukanga kujya gushaka indirimbo y'umuhanzi, ariko ntabwo umunyamakuru ashinzwe kwirukanga inyuma y'umuhanzi ngo agiye kuzana indirimbo, ahubwo nyiri igihangano cyavunnye kubw'impamvu zizavunye niwe ufite uburenganzira bwo gushaka umunyamakuru akamubwira ati nasohoye igihangano gishya cyitwa gutya ndakibazanira. Ashobora kuba kiri audio yakijyana kuri radio, bishobora kuba ari kigaragara yakijyana kuri televiziyo. Ntabwo wa munyamakuru ari uzajya guhiga umuhanzi runaka cyangwa umuririmbyi runaka ngo wakoze ikiganiro. Ibyo bibaho gakeya, ni gakeya umunyamakuru azajya guhiga umuhanzi cyangwa agahiga umuririmbyi bitewe n'iki cyangwa indirimbo bitewe n'iki. Ni gake cyane, ni igihe indirimbo izaba yaje ari indirimbo yitwa ikise, yitwa umurabyo, ari indirimbo utakumira, ari indirimbo iza mu gihe cyose umuntu wese ayishaka uwo ari umwana, umusaza, umukecuru, buri kigo cyose cyandirimbo cyishaka. Iyi ndirimbo ishobora kumenyekana kurenza nyirayo. Iyo habaye umugisha w'iyo ndirimbo ikamenyekana kurenza nyirayo, umunyamakuru ashobora kuba gufata iya mbere akajya akayishaka, ariko agiye gushaka ya ndirimbo kuko yatacinze imitima y'abantu, ntabwo yagiye gushaka umuhanzi. Icyo ni kimwe. Ariko umuhanzi kugira ngo igihangano cye kimenyekane ni uko azatera intambwe ya mbere akajya gushaka umunyamakuru. Natajya gushaka umunyamakuru rero ntabwo umunyamakuru azamuza. Ikindi cya kabiri, uyu munyamakuru ashobora kujya gushaka umuhanzi, nabyo ndabyemera, bitewe n'uko wa muhanzi afite izina rikomeye. Tubyemere, abantu ntabwo bagira amazina amwe. Hari umuntu ushobora kuba aricyo bita underground cyangwa ukizamuka mu mpano, hakaba n'umuntu umaze kuba super wageze kure. Ntabwo wa munyempano ugitangira kuzamuka umunyamakuru azajya kumushaka amuzi hese.
amuzi gute se nuko wa munyempano ukitangira kuzamuka azajya gushaka umunyamakuru kugira ngo yimenyekanishe superstar ntabagishaka umunyamakuru mbese birashoboka hari ibyo ashobora kumushaka bitewe n'impamvu ariko tukiri aho none ukwemera naho kw'abahanzi n'abanyamakuru hari ahantu harasoza uretse kunyirukansa noneho nituvuga kuri ibi bintu by'uyu munyamakuru by'uyu muhanzi n'uyu munyamakuru kuko agomba kujya kumushaka umuhanzi wamaze kugira iyo agera hari ibindi bikorwa ajya gushakira n'umunyamakuru ni event ni concert cyangwa n'indirimbo nshyashya nyine kuko indirimbo nshyashya yo ijya no gusohoka abana yibonye ku social media ye Twitter, Facebook, Instagram, YouTube aho hanshi bayahageze noneho ashobora gushaka abanyamakuru kubera igitaramo kuko nawe ntiyakora igitaramo atifashije abanyamakuru aho birashoboka noneho rero hari aho b'abahanzi bavuga bati abanyamakuru ntabwo batwitaho ntabwo batuvugisha ntabwo batupromete nacyo kirahari hari igihe abanyamakuru ushobora kubazana indirimbo nanjye kanemerewe nanjye uyu munsi ndi kuri radio ushobora kunzanira indirimbo nkumva ni ikibura buryo cy'indirimbo ntabwo iyo ndirimbo nayikina ni ukuyishugunya tujye twemera abahanzi nabo bamenye ngo bari gutanga ibiki ni ubuhe buryo bari gutanga iyo ndirimbo ifite message ifite ubutumwa iyo ndirimbo ifite melody iyo ndirimbo ikoreye muri studio nziza ishoboye ushobora kunzanira indirimbo ushobora kujyana indirimbo ku munyamakuru wowe wayitaye imbaraga uzi ko wakoze uzi ko ibintu byacitse noneho wayikayigana ntiproducinze neza nta butumwa burimo ntiririmbitse neza ibirimo ugasanga ni ibintu utakina iyo ndirimbo urayibika ukayishyira mu kabati ukayipfundikira uwo muririmbyi rero niyo mva ya ndirimbo ko utazamutse atanayicuranze azarenganya umunyamakuru ariko umunyamakuru yakoze ikintu kiri cyo hari n'abandi banyamakuru badashobora gucuranga indirimbo bitewe n'iki reka tubivuge gutya bitewe n'uko wenda hari imikoranire iri hagati y'umunyamakuru n'umuhanzi batawe reka tubivuge gutya wenda yamuciye amafaranga ntayo afite yamuhaye ibi ni ibintu biriho kuko hari n'abanyamakuru baca amafaranga kandi guca amafaranga k'umunyamakuru njye ntabwo mbimugayira nta nubwo nabimutereraho amabuye ni uburenganzira bwe niba umukeneyeho serivisi akayagushaka ayo mafaranga ube yafite yatange niba utayafite nimukorane hakabaho n'abandi banyamakuru batayaca bitewe n'iyo mpano yawe ufite cyangwa bitewe n'ubushuti mufitanye ukaba wamujyanira igihangano rwose akabikora akaguha ibiganiro akaguha amapromosiyo atandukanye hagati y'abahanzi n'abanyamakuru ahubwo hari ikibazo gikomeye cyane cy'imikoranire n'imibanire mibi ituma ibi byose bibaho noneho hakagura iki kindi kibazo rero cyo kuba banyamakuru bavuga bati hari abahanzi mu minsi yashize nigeze nsoma inkuru zitandukanye bari kuvuga kuri Israel Mbonye bati Israel Mbonye aradusuzugura abanyamakuru kubera iki bamwirukangiraho iki se niba basuzugura yarakoze bamwirukangiraho iki nta bandi bantu bafite bo kwakira se nta zindi mpano zihari zo guterurwa niba Mbonye uyu munsi reka tuvuge ukuri Mbonye uyu munsi ageze ku rwego mpuzamahanga tureke kuvuga ko ari muri East Africa ni umuririmbyi international kuko azengurutse imigabane myinshi aho uza kuvuga imigabane myinshi bishatse kuvuga ko bajya gushaka abatagazamakuru ntitsingo we arabashaka ahubwo ikibazo ni kuri b'abanyamakuru bavuga ko bamuhamagara akabasuzugura akabarya sini none se sibyo niba bariye sini ariko nanjye reka nguhoze uyu munsi nanjye uyu munsi ushobora kumpamagara atari na serivisi y'itangazamakuru nkakurya sini bitewe n'uburenganzira bwanjye nshobora kukurya sini ntanagusuzuguye wenda ntashaka ibinyamburuya ese kubera iki twumva ko Mbonye bavuga ko yariye sini abantu wenda bamuhamagaye ari gusenga wenda bamuhamagaye yahuze wenda bamuhamagaye ari muri studio wenda bamuhamagaye ari muri composition ukabyumva ko ukumva ko yagusuzuguye twe kwita tumucira urubanza ko yabasuzuguye icyandi kagaruka no kuri Mbonye reka nemere ko Mbonye yanabasuzugura akarya na sini umusuzuguye umuntu rimwe ugasuzugura umuntu akagusuzugura kabiri umuntu akagusuzugura gatatu umwishakaho iki umwirukiraho iki hari abandi bamureka none se niba umuntu agusuzuguye kandi hari abandi bakeneye abo banyamakuru washatse abo banyamakuru washatse abo bandi bakeneye serivisi y'itangazamakuru bakibikeneye niba kuko Mbonye abasuzuguye bitewe n'aho ageze uramushakaho iki wamwihorera arakoze cyane Daniel Sylvestre ni turagushimiye kuko uvugisha na rimwe urabivuga ukabivuye munsi kuri wowe intambara ikunda kuba hagati yabo rero izakemuka gute izakemurwa na Kristo aje kurangiza ya Kristo ataraza kubera nta mategeko se yabahana cyangwa ngo abahuze cyangwa nta mategeko yabahana kuko hagati aho kereka hari umwe warese undi bitewe n'ibyo wavuga ariko kumbwira ngo wo Clement igesa Nelson muzana indirimbo ntuyikinnye cyangwa uciye amafaranga sinyaguhaye ukangirira ishyamba ngo
ngo wanze kumpa serivisi wanegariza n'aya mategeko se yamana ni ikihe cyaha se nakoze kugukina ni uburenganzira bwanyu kukwamamaza ni uburenganzira bw'umunyamakuru kuguteza imbere cyangwa kupromote ni uburenganzira bw'umunyamakuru wamuregariza nawe muhanzi cyangwa reke umuhanzi amenye ko ajya kuririmba atasinyanye kontra n'umunyamakuru ntabwo basinyanye kontra yo kuvuga ngo uzanyamamaza ngo uzagira gute ntabwo umunyamakuru yamwohereje muri studio ahubwo habeho imikoranire ndibwira ko aho kugira ngo abanyamakuru n'abahanzi bagongane bahangane buriya ntabwo abantu bose bagira imitwe ifunze ntabwo abantu bose bananirana ndemera ko mu banyamakuru wenda ba gospel nka 20 haba harimo nka batatu wenda batumvikana ibyo ariko ntabwo tuvuze ko 17 bose bashobora kutumvikana ahubwo wa muririmbyi na wa muhanzi niyegere umunyamakuru mu mbaraga z'uko ashoboye amwegere n'ikinyabupfura hari n'abahanzi nabo batazi guca bugufi akumva ko yashobora akaririmbo kamwe kabaye celebu karyoshye yashoboye aka kabiri ko bamucuranze ko yakoze concert agahita yigira igitangaza kigira wadanje gute niyo igira igitangaza hejuru y'indirimbo ebyiri wa mundi wabimukoreye ibyo zaza kubita ifu urakoze cyane kugira igitangaza kandi cyane ko abariganijwe rimwe arababazi babari akarbi kamwe akumva ngo akoza gasha kandi bari no kuririmba kubaze barahari rero iyo ntambara irakomeje bikomeje kuba urudubi nubwo ngo ntabwo bumvikana abahanzi ndetse n'abanyamakuru reka mvuga kandi ahangaha turi mu gisata cy'iyobokamana niba turi mu gisata cy'iyobokamana uyu muririmbyi waririmbye indirimbo himbaza ikararamya Imana ashaka kwamamaza Kristo kuruta uko we yakwamamara niba asohoye indirimbo yategereje Kristo agakora umurimo wayo niba akoze ibishoboka niba ategereje Kristo amugorora umuti icyo nshatse kuvuga ni iki yasohoye indirimbo yagiye muri studio yayanditse yayikompoje yayihaye melody ayigejeje kwa producer irasohotse ahamagaye abanyamakuru ati munkorere indirimbo wenda mu matambo bitangazamakuru bya gospel wenda niba ari 10 bine birayakiriye bitandatu ntibiyakiriye yategereje agakorana n'ibyo bitatu biyakiriye agashyira ku mbuga nkoranyambaga ashinzwe ntahatirize Yesu we agiye kwamamaza azamwamamaza biruse kubera ko yabigira intambara ariko noneho abanyamakuru twebwe tubarengana kuko abahanzi baratwinjirira ntabwo badushyira itegeko ryo kubamamaza kandi ntabwo ryo kwamamaza bafite icya kabiri ni ukuvuga ngo abanyamakuru barabagora n'abashaka tuzi hari barabeshya none se mwebwe abahanzi kuki mugora abanyamakuru mu babagora njye sindi ntabwo ni mu bantu bagorana ntabwo ni mu bantu bagorana rwose kuvuga ko ndabongira ni bifu ngo n'umunyamakuru ngo niba umuhaye indirimbo ni kimwe nayimuhaye yayumvisha kuyikina no kutayikina ni ibisanzwe ahubwo icyo ngicyo kiriho nyine ni ukubera ko ashaka gufosinga ibidakunda ntibikunda ni nk'uko uyu munsi ushobora kumbwira ngo musure nkavuga ko bidashoboka none se turabishwanira birazamo bifu y'iki noneho tunibuke ko turi abakirisitu niba indirimbo ukoze ibyo ugomba gukora yakwamamara igakwira isi itakwamamara ibyo ni ibintu biharira Imana birangire nta bintu by'Imana barakunze banahiye uko byagenda rwose ntabwo ari igitangaza nta ntebe ihoraho reka mbite ko nta ntebe ihoraho ntabwo tugushimiye ko twakwakiriye muri Viva TV murakoze cyane nta kibazo washimye iki ugeze muri Viva TV ndabona mufite studio nziza mufite turi twa Kaizen mufite hotel mufite materiel iki ni cyo wabuze rero nzabivuga ubutaha mwagarutse mwampaye n'akantu mwampaye n'amazi ariko nta mazi nasomye amazi ngomba kumanura ivumbi muhanzi arakoze cyane murakoze ushimye cyane Imana ibarinde nagire kirema wakwakiriye nanjye ni Sebastian okay Imana ibamugisha nawe guhumugisha thank you bye bye